Neza kuri uyu wa kane tariki 5 Gashyantare umwaka wa 2026 nibwo abayobozi bakuru mu nzego zitandukanye, abanyamadini, abikorera, abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda bari baserutse Gitore mu myambaro myiza ibereye umunyarwanda, ubwo bari bitabiriye inama y'igihugu y'umushyikirano iri kuba ku nshuro ya 20 iganira ku bikorwa bitandukanye bigamije iterambere ry'igihugu. Ikaba ari inama kandi yitabiriwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame, dore ko iyi nama izamara iminsi ebyiri, ni ukuvuga ko izasozwa kuri uyu wa gatanu tariki ya 6 Gashyantare 2025. Uretse aha muri Kigali kandi no mu ntara enye z'igihugu cy'u Rwanda naho hatoranyijwe ahantu hari buhurire n'abanyarwanda bavuye mu turere dutandukanye batabashije kugera kuri Kigali Convention Center mu ntara y'Amajyepfo. Bahuriye mu karere ka Gisagara, mu majyaruguru bahurira mu karere ka Gakenke, iburengerazuba bahurira mu karere ka Nyabihu, mu gihe mu burasirazuba nabo bahuriye mu karere ka Ngoma. Muri iyi nama y'umushyikirano abayobozi mu nzego zitandukanye bagiye bagaragaza ibyagezweho hagenewe ku myanzuro yari yafatiwe mu nama y'umushyikirano ya 19 yabaye muri 2024. Abo barimo umunyamabanga wa leta ushinzwe imari ya leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Kabera Godfrey, aho yavuze ko urubuga rwa Irembo Government rwongerewe ubushobozi kugira ngo rubashe kwakira abantu, dore ko ngo kuva muri 2024 hongewemo serivisi zigera kuri 258. Indi myanzuro yashyizwe mu bikorwa harimo kuba barenga 5,000 barafashijwe muri gahunda yo kurera impano zabo, ndetse no mu mupira w'amaguru abarenga 400 barimo abasifuzi, abatoza bagiye bigishwa kugira ngo babashe kubona impamyabushobozi zo ku rwego mpuzamahanga. Mu bindi byakozwe biri mu myanzuro yafatiwe mu nama y'umushyikirano ya 19 harimo kuvugurura ibitaro bya Kirehe n'iby'Umwami Faisal, kongerera ubushobozi ibigo nderabuzima 11, ibitaro 8 byashyikirijwe ibikoresho byo ku rwego rwo hejuru, ndetse n'ibindi. Byerekeranye n'ishoramari, mu kiganiro aherutse kugirana n'ikinyamakuru cya RBA, umunyamabanga wa leta ushinzwe imari ya leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Kabera Godfrey yavuze ko abanyarwanda batuye mu mahanga bakomeje kugira uruhare mu ishoramari ritandukanye mu gushyigikira iterambere ry'igihugu binyuze mu birimo ubuhinzi n'inganda. Yavuze ko ishoramari ryaturutse mu banyarwanda baba hanze ryageze kuri miliyoni 35 z'amadolari. Ku bijyanye no kuzamura umusaruro ukomoka ku buhinzi ndetse n'ubworozi, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Ndabamenye Tresphore yavuze ko nta terambere ry'ubuhinzi n'ubworozi bidafite umusaruro uhagije. Yagize ati 50% by'ubuso duhinga burasharira, ariko ndabyemeranya n'abo mu turere twa Nyaruguru na Nyamagabe baravugaga bati nta butaka busharira hasharira ingoma mbi. Ubu uko babivuga bamaze guhindura imyumvire, ubu dufite noneho ubuyobozi nta ngoma dufite. Nyibwira rero ko ayo mahirwe twayakoresha kugira ngo dushyire ishoramari rifatika mu nyongeramusaruro, cyane cyane mu ishwagara. Mu ijambo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagejeje ku bari bitabiriye iyi nama y'umushyikirano ku nshuro ya 20, His Excellency Paul Kagame yavuze ko ubusanzwe abanyarwanda n'abarundi bari impanga, ariko ko kuri ubu abarundi bahisemo kubihindura bajya kwifatanya n'abanyekongo mu kwanga no kugira n'abanyarwanda. Yagize ati muzi ibibazo tumaranye imyaka bijyanye n'abaturanyi bo muri Kongo, ndetse rimwe na rimwe hakajyamo ibibazo bijyanye n'abaturanyi bo mu Burundi. Yakomeje agira ati ubundi uko nari mbizi no mu mateka y'abanyarwanda ndetse n'abarundi babita ko ari impanga, ariko abarundi bo baravuze ngo ntabwo tugishaka kuba impanga, turashaka kuba impanga n'abanyekongo, ariko nta kibazo mfitanye nabyo. Niba abantu barahisemo uwo baba impanga nta kibazo, ibyo ndabyemera. Perezida Kagame yakomeje avuga ko ikibazo u Rwanda rufitanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari icy'abagize umutwe wa FDLR basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, bakaba bakomeje guhembera ingengabitekerezo kandi bashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati ikibazo u Rwanda rufite muri Kongo kijyanye n'interahamwe ziri hariya n'ingengabitekerezo na politiki ziri hariya, kandi bagahora batunga urutoki ngo turaje tubagenze nk'uko byagenze ubushize. Ubushize murakuzi uko byagenze, ubushize murakuzi. Aho ngaho yabazaga. Ubwo aho ngaho His Excellency Paul Kagame yagarukaga ku kibazo cy'umutekano wo mu karere u Rwanda ruherereyemo, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bikaba ari bike mu byagarutsweho muri iyi nama y'umushyikirano ku nshuro ya 20 ku munsi wayo wa mbere. Byinshi kuri uyu munsi wabisanga ku binyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda birimo na RBA. Narwo nk'Ingero TV turahabaye ngo tuzagukurikiranire ibizagarukwaho ku munsi wa kabiri w'iyi nama y'umushyikirano iri bukomeze kuri wa gatanu tariki ya 6 Gashyantare 2026.
icyo usabwa ni ukuguma kuri channel ubundi ukagezwaho amakuru yose ukeneye. Turagukunda. Izi ni mikoro z'Ingiro TV, Ngendi Nsabimana Cedric Rukundo aka MCR i Kigali. Mugirire byiza. Asante.